Mana ngukowa pacha.
wakoze. Isamo muri,
Yesu,
inyamaswa mu isi ijuru nta mubabaro nawe Imana izanagura amarira izavana umubabaro wose Imana izanagura amarira izavana umubabaro wose Imana izanagura amarira izavana umubabaro wose. Filho do Caraba, Umukiza Yesu, niho nifuza rwose urampagaze, ibuye ry'igitare imbere y'igicucu n'izari n'izimagarara urugendo rwanjye n'ibuye we ibuye ry'igitare imbere y'igicucu n'iz'imagarara urugendo rwanjye munsi y'umusaraba wabaye ihuriro ry'ukuri n'urukundo inyibutsa za nzozi Yakobo yarose umbereye mu rwego ineza mu ijuru runyibutsa za nzozi Yakobo yarose umbereye mu rwego ineza mu ijuru hirya y'umusaraba urayumorera wakamumuriro nyamara imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko nyamara imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko umeze nk'agwayo uwo musaraba nasa n'ushobora kubera isaba mbere ndakwiriye ndatangaye mukiza niwari ukwiriye kugirira ibyo bambe
muhemuye ndatangaye mukiza niba rukwiriye ungirira iryo bambe waguhemuye munsi y'umusaraba nzaguma iteka naho nawuriganye mbonamo inyungu nasoni mfite uretse iziganje nzajya nirataguza uwo musaraba nasoni mfite uretse iziganje nzajya nirataguza uwo musaraba.
Rwanda turi kumwe nuza kurangira ugeze hafi ku musozo turashyiraho gahunda y'indabo hanyuma nyuma y'indabo tugakire ijambo ry'uhagarariye umuryango. Reka uyu mwanya rero muhe pasitoro Aniseti kugira ngo adufashe muri iki gikorwa. Murakoze. Nubwo dutungurwa ariko ntibitungurwa, nubwo tubabaye ariko ntabwo twihebye. Tuzi ko watsinze urupfu, utsinde kuzimu, uranesha umusaraba Golgota, uranesha ubutayu, yari kuzimu urupfu rwa buri funguzo, uzukana ubutsinzi utangaza ubuzima. Uvuga ko unesheje, urangije ugeze kwa Lazaro ugaragaza ko kuzuka bizabaho kandi bizashoboka. Niyo mpamvu ufite ubwo butsinzi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ukomeze gufasha imitima y'abateraniye hano bose baje kubw'urukundo rwo kugira ngo duherekeze umubyeyi, umuvandimwe, inshuti mu cyubahiro. Natangira icyubahiro, abageze hano bose ubone umugisha wawe kandi ukomeze uyu muryango mugari warayize. Nami karamira mwiteho, wite kuri umuryango we, uyu muryango ukomeze mukecuru, umukomeze ntutuma subira inyuma, abana ntutume, ukomeze ko bahaye imbaraga turi mu rugo, uyu mwanya ukomeze kubaha imbaraga. Ndagushimiye data nyir'icyubahiro, ngaho bana tumara akanya ubundi turasoza tugushima izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Kubabara mukaba mwaje kugira ngo n'ababaye twishimane nk'uko n'ubundi twari dusanzwe twishimana na Loyizi mu gihe habaga ari mu gihe byishimo. Niyo mpamvu rero nanjye ntangiye bakomeza kandi basabira umugisha ku Mana. Uko babivuze rero twaba turi kumwe hariya ni Pasiteri Aniseti, wandi umushumba itorero apostolique mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo, abandi umuyobozi wa RIC mu karere ka Huye. Aba rero byo ntacyo nabivugaho, si byo byanzanye hano, ahubwo naje hano mpari nk'umunyarwanda ukunda Aloyizi, ukunda umuryango we, kandi nk'umushumba, umuntu uhamagawe n'Imana kaduha inshingano yo kujya tubana n'ubwoko bwayo igihe cyose. Turi hano rero nk'uko nawe watabaye, nanjye natabaranye intwaro zanjye. Intwaro zanjye ni izi ngizi, nuko nazana Bibiliya nkazana igitabo cy'indirimbo tugakomezanya kandi tugafashanya. Imana rero ibaho umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abatesaloniki, aho Pawulo yongeye gusanga Abatesaloniki bafite agahinda nk'ako dufite, kuko intimba gutandukana n'umuntu wawe w'ingirakamaro, w'inkoramutima, noneho w'umubyeyi nk'uyu nguyu, ntabwo byaba byoroshye, bivuna umutima. Pawulo nawe aza kugera mu gihe yasanze Abatesaloniki nabo bari mu majune bihebye, ariko arabahumuriza, arababwira, ababuza ko batagumye gutakaza ibyiringiro. Abo twari turi kumwe nijoro turi ku kiriyo, yongeye kwibutsa uburyo Yesu Kristo ari we watsinze urupfu. Turabyemeranyaho ku myemerere yanjye, imyizerere yanjye, nzi ko yatsinze urupfu rwose kandi akazuka akarunesha, akarutsinda. Maze kurutsinda abigaragaza akiri mu isi. Nibwo yageze kwa Mariya na Marita, yari ahantu yakundaga kujya nk'uko nawe ufite ahantu ukunda kujya. Icyo gihe Lazaro yararwaye, ararwara, ariko mbwira ati inshuti yawe Lazaro ararwara, avuga ati iyo ndwara si yo kumwica, niyo gutuma Imana ihabwa icyubahiro. Arangije Lazaro arapfa, baramuherekeza, abantu bararira, bajya mu gahinda. Hashize iminsi 4 Yesu abwira abigishwa ati tujye hakurya tugende. Impamvu iyo tugeze aha ngaha abantu benshi bakunda kumva basa nk'abahagamye, baravuga ati yiwe yari mutuzuriye nanone, ariko ni ukuri singiye kubabeshya, nta rindi rembo ryaduhuza n'Imana uretse guca mu rupfu. Impamvu n'uwo Lazaro Yesu yazuye yarongeye arapfa, yongeye gusubira mu gihe kumuzu, nta nubiri twera ko ngiye kumusubira. Icyo ashaka kwereka gusa ko niwe kuzuka, yavuze ngo ni njyewe kuzuka. Umuntu nawe yarapfuye. Iyo dusomye ibyanditswe byera tubona Abamos sokuza bizera, tubona Abraham,
tubona abayesu abantu b'intwari zo kwizera, dusanga yewe n'abemera ngira ngo n'abemera Muhammad bose dusanga inzira yose ducamo dusanga ni inzira y'urupfu. Uretse ko ikintu kituvuna gusa ntawe umenya ukurikiraho, ariko kubona abantu bagenda n'ikimenyimenyi n'ahangaha twicaye mubirebye abantu bamaze iminsi baza hano hadushira bivuga ngo ahantu baza ahangaha. Ikibabaza gusa nuko rimwe na rimwe tudategura iherezo. Ngo nubwo turi buve ahangaha ejo tuzagaruka dutabaye utabaye cyangwa se utabaje, bivuga ngo urupfu nuko nko rumeze. Ariko Imana yo mu ijuru yafashe urupfu irukuramo urwori, izo mbaraga zishyira mu mwana wayo, iravuga ngo unyizera, uzanyizera akanyizera, izo mbaraga zashyira muri we, naho yaba yarapfuye azongera abeho, azakomeza kubaho, kuko yavuze ngo ni ngewe kuzuka. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro mu maso y'Imana. Ngaho ni munyumve ahangari padiri yatavuga ati ni amabere amatagatifu, ariko nzi ko atari amabere. Waravuga ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro mu maso y'Imana. Ni munyumve, iyo abantu bamaze kuba inshuti n'Imana bakaba abakunzi bayo, niyo bigaragara ko bapfuye, Bibiliya itubwira ngo urupfu rwabo ni urw'igiciro mu maso y'Imana. Bisobanuye rero ko urupfu si ibihano. Ntihagire ujyana uvuga ngo famiye ya Loizi mfite nyine barayihumanyije, oya. Bibiliya itubwira ngo urupfu rw'abakunzi b'agaciro mu maso y'Imana, ahubwo ikibazo gusa tugira twebwe icyaduha tukitegura neza kuzavina, tukitegura tukagira iherezo. Ko Bibiliya yambwira ngo umuntu yabaye umunyabwenge akaba umunyabwenge yakwita ku iherezo rye, akita ku iherezo akavuga ati nyaboneka tejo naboneka nakagenda, ubwo aragiye kanakaragenda, kubera ko ubundi duteye ku buryo tutabyegereza umutima. Ariko ikintu kinshimisha ni ukubona iwacu aherekejwe nk'uko tumuherekeje, tukamuherekeza mu cyubahiro, tukamuherekeza ababyeyi bakeneye, tukamuherekeza mukecuru nubwo yabaye ariko aracyahibereye. Mwibuke ko twagize agahinda kenshi mu gihugu, ari nabo n'uyu munsi tutamenya aho bajugunywe. Bisobanuye iki? Iyo duherekeje umuntu wacu nk'uko, ubu ni ubukwe bwa mbere ntabwo twari tuburimo, ariko ubu turabutashye. Nawe icyaguha ukategura iherezo ukazaherekeza mu cyubahiro, byaba ari byiza. Nubwo muvuga ngo ntawe ugaruka, ariko abazi kugenda iyo ugamitekereza ko umuntu imbaraga ziba zikireba. None se Mose ko yagarutse? None se ko muri Israeli bigeze kubura umuntu ushika ngo uhanura amaso yabaye ibirori, baravuga ati tugarurire Samuel yongera turebereyo, baramukurura aragaruka. Nubwo dutandukana n'abacu ntabwo bari kure yacu, ntibari kure, nubwo tubabaye ntibari kure, kuko Imana iritegereza. Ndashima rero ko mwaje kwifatanya n'umuryango kugira ngo twishimane n'abishima, kandi tubone n'ababaye, kandi no kugurizanya, kuko iyi si ntabwo ari iyacu, tuza nk'abantu bacumbitse. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi 68:6, kakumbe cy'Imana itubwira 68:6, baravuga ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi n'umucamanza urengera abapfakazi. Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ibohora imbohe ikazira kugubwa neza, ariko abagome bakaba mu gihugu gikakaye. Nuko bimeze. Ijambo ry'Imana ryongeye kutubwira iyo umuntu atandukanye n'uwe mu buryo mumeze gutya, umuntu atavuga ati ubu se ko mushimye agiye abana baraza kugenda bite? Umva icyo ijambo ry'Imana ryavuze. Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi, ikindi umuntu wese arimo aribaza ati Imana icyaduha ubutabera bugakora akazi kabwo kakagaragaza ukuri, ko burya ikintu kitagaragaza ukuri kivuna umutima. Umva ko Imana ivuze amatungo. Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi, ni umucamanza urengera abapfakazi. Imana ni umucamanza, n'ibyo inzego zitamenya Imana irabihishura, iragenda ikabihishura, ikamenya ibyo ari byo. Dutoze umutima, dukore ibitureba, ibireba umuco, ibireba abanyarwanda, ibireba inshuti, hanyuma n'izindi nzego zaba iz'ijuru n'inzego zacu zikora akazi kazo, hanyuma
dukomeze tugana imbere. Muri iyi niko yavuze ngo dutegeze igitondo turebe imbere, kwiringira Imana yacu n'izakora imirimo ivukana Satani izategeka isi yose. Imana ibiteho bakomeze. Turebe mu gitabo dusoza iri jambo, igitabo cy'ibyahishuwe ibice 21, ibyahishuwe Yohane, aho dushoreje ijambo twaryumvise turi mu rugo, kuko ari ngoma ko dushyingura kandi tugakiza Mwana w'Imana, kuko umubiri w'umuntu ni uwo kubahwa. Hari n'inkongoro zagiye gukina ku mubiri witwa Mose yaramaze gupfa, Imana iha agasopo bisobanuye ko umuntu ni uwo kubahwa. Itegeko nshinga ryo rimugira umunyagitinyiro. Niyo ushinyaguriye umuntu witabye Imana, ari itegeko riguhana. Niyo mpamvu tugomba gukeza umuntu wese mu cyubahiro uko tubishoboye. Ibyahishuwe 21 Kagomba cy'Imana itubwira iyicara kuri katurebe, mbona ijuru n'isi nshya, uko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishijwe umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo. Imana y'Imana yabo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Kandi nti, andika, kuko ayo magambo ari yo kwizerwa kandi ari ay'ukuri. Imana itugirire neza. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, Imana idusezeranya guhanagura amarira. Iyo turi mu isi turarira, iyo turi mu isi turababara, iyo turi mu isi tugira agahinda. Wishima akanya gato ejo ukabugiza agahinda, ejo wabona udufaranga ukabona ejo hazemo indi challenge, indi midugararo, ariko Imana itubwira guhanagurwa amarira. Duhumure nubwo tusa nk'ababaye, ariko Pawulo yavuze ngo dusa nk'ababaye ariko ntidupfa, ntitwicwa, kuko Imana idusezeranya ibyo izakora ku iherezo. Niyo mpamvu ngira ngo bavandimwe, turi kumwe twahuriye muri uyu muhango ukomeye wo guherekeza uyu mubyeyi Karamera Aloys. Ndagira ngo twongere dutekereze natwe urugendo, abakatisha amatike tuyakatishe, dukomeze kwitegura umugeni, kuko uzataha byo bazataha, ariko tugataha abakiranutsi, tugataha natwe dufite gisunika, tudafite ipfunwe, tudafite umunkanyari, tudafite ubwoba, ahubwo tugataha nk'abandi bacu. Igeze kubabwira arababwira ko bari hanze batumvaga, nababwiraga ko iyo umuntu afashe urugendo ageze ku kibuga cy'indege nk'i Kanombe aho tworira cyangwa ahandi hantu, ahagurutse bagira agahinda kenshi, bagira agahinda kuko bafite ubwoba, se azagaruka ryari, se urugendo uzagenda gute, bumva basa nk'abihebye, kabagize ubwo. Hari n'abakubita amarira bageze i Kanombe njya mbabona, ariko ndababwiza ukuri bariya barira bageze i Kanombe. Iyo ugeze ahantu uwo muntu agiye, usanga bamuteguriye indabo, zo kumwakira bishimye. Iwacu aho yaguye basiganye agahinda ntakadufite, ariko aho dushyikira bahita bavuga ati muje amahoro, urugendo rwagenze neza. Ni nako tujya tugira tuvuye ino. Iyo tuba tubabaye, ariko aho tugera dusanga bouquet de fleurs, indabo baduteguriye batwakira, bakatubwira ati uvuye muri ya mibabaro, muri ka gahinda, muri ya stress, honyine abantu basigaye bari bagiye amazina. Umuntu asigara n'umuntu ukabona nta nubwo akagira ngo aramusuhuza, bakabisikana atabonye ko babisikanye. Umuntu arajya kurya ibiryo, yajya ku mahazi nk'utwiko tubiri, ati ko nta muntu urimo, kandi yaragiye kubimaraho, kuko mu mutwe harimo byinshi cyane. N'imiruho, isi n'imiruho. Niyo mpamvu itishobora gusa no kwakira Kristo, akabinga bidukingira, akagenda ahuha avuga ati bana banjye mukomere, nzabagezayo, nzabakomeza, akagenda aduhumuriza. Niyo mpamvu rero iyo tuvuye ino, ababyeyi batubwiye ko azabangukana kararuhutse,
ino ni imihati, ni imiruho. Niyo mpamvu wacu dushimye ko tugiye kumarikiza nawe tegura iherezo kugira ngo tuzavuga ngo aratunguwe, ahubwo nta gutungurwa. Imana tugire neza. Tugiye rero guherekeza wacu, nagira ngo nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, ijambo ry'Imana ribitubwira mu gitabo cy'Itangiriro, niho byatangiriye nyine. Niho tubwira ubwo niho urupfu rwaje. Ubundi abatazi urupfu rwaje ubwo ubundi twari kujya tubaho ibihe byose nta gahinda, tukabaho tukarya tukanywa byose nta gahinda, icyaha kitaraza mu isi. Ariko ubwo umwana w'umuntu yagomaga akemera kugoma, amaze kugoma nibwo Imana yafashe imyanzuro ya ngobyi ya Edeni yadushyizemo twari kuba dutekanye, tuyamburwa badusohora muri Edeni. Niyo mpamvu dusohotse muri Edeni, ariko Imana ntiyembabazi pe. Abantu bakunze guca imanza nyinshi cyane, rimwe na rimwe umuntu yagize nk'ikibazo, ariko Imana ntiyembabazi. Yamaze kubona ko kuva muri Edeni byavuyemo umwana w'umuntu yacumuye, ariko yibutse imbabazi zayo, iravuga ngo ntabwo azabaho gutyo, yohereza umwana wayo araza araducungura. Burya gukurwa muri Edeni gukuramo. Niyo mpamvu iyo dushyinguye duherekeje umuntu wacu ushyiraho umusaraba. Umusaraba bivuga guteranwa, kongera kugarurwa mu mugabane. Twari twarawukuyemo, kiriya giti kibanza no gukurwamo, igihagaze no kugarurwamo. Niyo mpamvu umusaraba uvuga ngo nimba y'umuntu itubwira ko tuzazuka. Bivuga ngo dushyiraho umusaraba ni ugusobanura ngo uwari warakuwe mu mugabane yagaruwemo na Kristo wavuye mu ijoro aza mu isi. Bivuga ngo kongera guteranwaho. Niyo mpamvu icyo umusaraba uvuga. Ibi umusaraba si igiti gisanzwe, bivuga gukurwa mu mugabane no kurwamo biturutse ku Mana yunze natwe, ikatunga natwe biciye muri Kristo Yesu. Imana ibagiriye neza. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Adamu yamubwira ngo ubwo wumviye umugore wawe ukajya ku giti nakubujije kutazakiryaho, uzaniye ubutaka umuvumo, iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibiguvamo ugombye kubiruhira, uzajya bukomeramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Ututubikana ko mu maso hawe niho hazaguhisha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuye uri umukungugu, no mukungugu nimo uzasubira. Abantu bavuga ati kuki abagabo bose bahora batutubikana? Ni ijambo ryadusohoyeho. Urya ruko yishyuya n'umugore yamubwiye ibye n'inzoka ibwira ibyayo. Niyo mpamvu yavuze ku mugore avuga ati uzajya ubyara ubabaye. Abadamu baranyumva cyane, ariko bitanga igise cya nyuma yo gukubisa uravuga ati koko byaranditswe. Umugabo kugira ngo abone umutsima aratutubikana. N'ubu ngubu aravuga ati n'urutude tuvuye gushakisha ko cyaboneka, nuko n'ubu aravuga ati biturangiza tugadusimbuka n'ubwo tutubikana nyine. Ariko ibyo byose ntabwo bitubuza guhura n'Imana gukora ibyanditswe by'abisohora. Kugira ngo rero aze igeze hino umubyeyi kubanza dusengere iyi mva igiye kuba. Data Mana ishobora byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusengeye iyi mva. Imva isobanura kandi ikatwereka ko tuzazuka. Niyo mpamvu imva y'umuntu igituro cye gisobanura kuzuka, gisobanura ko nyuma y'ubundi buzima bwo kubabara hari ubundi buzima. Niyo mpamvu dusenze ngo marayika w'Imana n'amaraso Yesu Kristo bitunganya ahantu hagiye kuruhukira umubiri, kugira ngo nubwo ugiye gushyinguranwa intege nkeya uzazukana imbaraga n'ubugingo bushya muri Kristo Yesu. Ubwo impanda y'Imana izavuga uje guhemba, ariko uje no kugenzura, ndetse ngo hazabariho no guhana buri muntu wese azagaragara imbere yawe adafite umunkanya, adafite ikizinga, ahubwo yaratunganyije iherezo. Reka rero umugisha ugaragare hano, kugira ngo imbabazi z'Imana zikomeze gutwikira iyi mva kugeza ku gihe cy'umuzuko. Twisabye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Abashinzwe kudufasha tambutse batereke no hejuru y'ibyuma. Kugira ngo famiye, ababyeyi, umukecuru, abana baze bugufi bave muri tente, baze hano bazunguruke hano hafi.
ufite intege nke mumusindagize mukomeze. nihe abizera bazajya kuba muri isi naho tuzakirira ahantu hatangirwa n'umubisha ibiri n'ahantu twabihongera naho mw'isi naho ijuru ni wabo wabizera naho mw'isi naho ijuru ni wabo wabizera tuzimurwa bw'isi tugera iwacu naheza ngubakiwe n'umukiza ku mana yacu hari amazu menshi yubaka mw'isuku tutarabona iyo niho n'iwacu n'ubuturo bwiza tuzahora yo niho n'iwacu n'ubuturo bwiza tuzahora Yesu niwe ufite amahoro meza urupfu n'ibyago ntirubitsinda abashaka ubugingo budashira imwe mwizigira zabarengera muze mwese dushenge ijuru tuzimana n'umukiza kakindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu ijuru keretse kwizera kugejwe n'amaraso ya Yesu masa ogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso y'umukiza waguhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso y'umukiza amaraso mbese imyambaro yawe irera amaraso ya Yesu yogerwayo abanduye imitima yabo imitima yanyu neza wogejwe na Yesu watunganijwe n'amarizuba zagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe inyubukwe bate wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso y'umukiza ubwo yaguhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera bazatinya guhinduka imbere bazahinduka ubwoba gusa no kwiyambura iyo myambaro n'ibiyesa bikiye y'ubukwe wogejwe na Yesu abana bose nizera aho
Yesu Arugo yaguhagije amaraso mbesina baro yawirera komere biba byoroshye gushakamo imbaraga kandi Imana irazibaha ndabizi neza yarazisezeranyije ongereho mana nkuko wafashaga asogokuruza imisozi itararemwa imisozi itararemwa iyo ngiyo itarabunga uhereye kera kose uruko uhereye kera cyane uhereye kera kose uruko imyaka igihumbi Imana imyaka igihumbi Imana ni myinshi kuri twe kuri wowe iguhaniye umunsi umwe kuri wowe iguhaniye umunsi umwe gusa kuri wowe iguhaniye umunsi umwe gusa imyaka ijyana igiye yo nk'amazi awurura bikibagirana vuba inzozi z'ubu bikibagirana vuba inzozi z'ubu mwongere mwicara afite intege nkeya mana wadutabaraga mu minsi ya kera nanone mwami nanone uzaturengere tugeze ku wowe uzarengera abana bawe nanone uzaturengere tugeze ku cyacumi yamushakire mukamushyira hafi akomeza ufite intege nkeya mwamushakire neza tugeze kugupfa mwamushakire intebe mukecuru yicara bugufi aho ruguru ahagaze ariko yicara hano n'aho bicaye mumuzanire hafi ni byiza dushakire sheza baraneze n'umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mw'isi abagezeyo baragwiriye baraneze n'umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara hazaba umucyo mw'ijuru muze mwisigara muve mu mwijima muze mwisigara harika amaherezo yo kwandika tuzanezerwa n'abakijijwe ibyiza tubisangiye muze mwisigara harika amaherezo azakwandika tuzanezerwa n'abakijijwe ibyiza tubisangire muze mwisigara ushaka ko tujyana yohane iyale wigira izubu iyale kandi uwo mutwaro wikoreye emerera ubutururuke
Remera ugutururuke Gotuzabane mw'ijuru Ihane Mirongo ine na karindwi Igihe giti ambari gashira Igihe gitumura bugacyawa None umara ndi ku mutwe wanjye Muri rwaruba vurwa Yesu nkunda Ijuru ntihazagera ibyaha Nicyo gituma wuzuye amahoro Ijuru ntihazagera ibyaha Nicyo gituma wuzuye amahoro Umubabaro n'uw'igihe gito Ijoro naryo n'igihe Riragirira kenshi kuri iyi si Ariko nubwo narabona Yesu Azaba igitondo gihoraho Nibyo ntazongera kuriruka Azabaho igitondo gihoraho Nibwo ntazongera kuriruka Igihe gito gifite umurungo Igihe gito azabona Yesu Nibwo nzabana ndukanye n'ibyago Zabamufatiwe mu maboko Ziko mw'ijuru hataba umwijima Habaye umucyo uhoraho Ziko mw'ijuru hataba umwijima Habaye umucyo uhoraho Noneho ntacyo umubabaro untwaye Kuko nzawibagirirwa kwa Yesu Nubwo ngifite kubabazwa mw'isi Ijuru nta mubabaro n'ubu Abana umubabaro Wowe Imana we Imana izanagura amarira Izavana umubabaro Wowe Imana we Imana izanagura amarira Izavana umubabaro wose 21 Nimuze turebe imbere dutegereze igitondo twiringire Imana yacu bizakora imirimo izirukana Satani izategeka isi yose tuzaneshani dusaba kuko Imana igitwumvira tuzaneshani dusaba kuko Imana igitwumvira dore Imana ziravuze muze twese dukangu kuko Imana yacishaka yuko twese tubabe buri muntu mwitorero abubejejwe muri byo nshuti reka dusome iki cyanditswe uretse gatoya kugira ngo dukomeze izindi gahunda. Mubonye ko tumaze gushyiraho umusaraba nabwiye ko ugaragaza ko Yesu Kristo yatsinze urupfu ubwo yaduhuzaga n'Imana. Dusomye icyanditswe kiri mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya mbere 18 aravuga ngo iki? Aravuga ngo mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi nduhoraho icyakora nari narapfuye ariko none dore mporaho iteka ryose kandi mfite imfunguzo z'urupfu
n'iz'ikuzimu. Amen. Yesu Kristo afite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu, niyo mpamvu imva y'umuntu itwereka ko tuzazuka, kandi Kristo iyo mwikomejeho urupfu ararunesha mu buryo bwa burundu. Imana idufashe kandi dukomeze gahunda. Pasoro udufashije muri iki gikorwa, Imana imumugisha. Uyu mwanya tugezemo rero no kugaragaza amarangamutima ya nyuma dushyiraho indabo. Niyo mpamvu ngira ngo nsabe abafasha kugira ngo bajye bahereza abo ndi busome. yewe nibuye ry'igitare imbere y'igicu bigiza we n'ingizi magarara mu rugendo rwanjye kuri uwo musaraba wabaye ihuriro y'ukuri n'urukundo. Akoze umuhereze ururabo. Umereye mu rwego rugeza mu ijuru, hirya y'umusaraba mbona y'umurera. Famiye Francina n'abamuherekeje bose mu buhoro urabona bamuherekeje. Yo nyamara imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko ugize ntagwayo. Abavandimwe bavukana na Karamira bose mubaha ururabo. Abavandimwe ba Karamira bose kureba Yesu abambwe ari njyapfiri. Ndatangaye mukiza niwari ukwiye kunyerera iryo bambe nge bakuhemu. Yo ndatangaye mukiza niwari ukwiye kunyerera baramu ba Karamira bose mubaha ururabo. yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi yose bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona. Baramu ba Karamira mwabahaye. Isi yose bizavaho, ijuru rikavaho, atambuke ashyireho ururabo. Executive Secretary Umurenge wa Mbazi umuha umwanya ndetse na Kagoyire batambuke bashyireho ururabo. Bahinzira bashyireho ururabo. Executive Secretary murakoze cyane. Yego Kagoyire Famille murakoze cyane. Imana abamugisha. Mu mpere ururabo abuzukuru bose ba Karamira. Abuzukuru abari hafi ubaha ururabo. Yego abafite abuzukuru mubazane bashyireho ururabo. Banza mufate bose.
Yego. Yego barakoze abuzukuru Imana ibamugisha. Babyara bakaramira bose mu bahururabo. Babyara bakaramira. Babyara bakaramira. Yego murakoze. Famille Claire muherezo ururabo. Famille Claire A Vision Found nabo baritegura mu bahururabo. Claire ari hafi. Okay, reka musabe ashyireho ururabo hejuru. Vision Found bari baje. Vision Found baho ururabo. Yego abakorana mu majizeri Madamu Karamira. Abahuriye mu kibina ubumwe batambuke bashyiraho ururabo. Kibina ubumwe. Hakaba mukabiri Yesati ndi kumwe nawe ujumuhanga mubaho umwanya ujumuhanga uwajarinda mamutumbi kumama nanijoro Urukuwa ujutumira Yesu Yego Murakoze Koze Imana ibamugisha. Inshuti nziza namwe mo bategura ururabo. Inshuti nziza baho ururabo. hari ibindi si nziza cyane twasezeranijwe n'Imana tuyitegereze twizeye Freedom Rurango yuko data yidufitiye aheza mw'ijuru kumana tuzahurirayo bagenzi. Freedom Rurango aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Freedom Rurango tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo hari famille Nshimiye z'abakijijwe ntituzongera kubabara famille Nshimiye agahinda rwose aheza famille gusa Nshimiye nyuma yaho baraho ururabo noneho abatabaye umuryango bashimiye bose aheza ariko uru rwa famille Nshimiye mw'ijuru kumana tuzahurirayo bagenzi data tuzamusingiriza
ubwo buntu yatugiriye. Abatabaye umuryango washimiye bose ubaho ururabo. Rwe n'imbabazi n'imigisha yatungukira aheza aheza n'ijuru kumana tuzahurirayo bagenzi aheza Koze cyane abantu bamugisha Devota family ururabo Tata tuzamusingiza ubwo buntu yatugiriye n'urukundo rwe n'imbabazi n'imigisha yatungukira aheza aheza mw'ijuru kumana tuzahurirayo bari hafi aheza abahagarariye hoteli bonikosi abahereza ururabo bagenzi nihe habize bonikosi muri sina tuzakira ahantu hatagerwa n'umubisha ibi ntabwo twabihungira Kadete abakorana na Kadete bose ijuru ni wabo wabize tuzimurwa mw'isi tugeze iwacu aheza aheza twubakiwe n'umukiza Umana yacu hari amazu meza yubaka mw'isuku tutarabona ijuru tuzimana n'umukiza familia kandi yarambabariye nyir'impuhwe yambiriye amaraso yo mu mutima we anezerewe cyane kuko yacunguye Imana ishimwe cyane kandi rero yarambabariye nyir'impuhwe yambiriye amaraso yo mu mutima we ndanezerewe cyane kuko yacunguye bishwa bakaramira umufasha Imana ishimwe cyane umfasha mu bintu byose bikomeye Imana ishimwe cyane imibabaro yanjye yose nikwayizi atambuka usigaranye ururabo wese atambuka